Niko. Shobuja wawe arimo? Arimo rwose. Harimo amazemo iminsi 3 yikingiranye. Ngo iki iminsi 3? Iminsi 3 irashize yikingiranye aho ngaho rwose. Ibyo uvuga ni ukuri wa mugabo? Ni ukuri ntabwo nkubishye. Ntabwo byumvikana. Gute umuntu amara iminsi 3 yikingiranye? Yikingirana iminsi 3 yose gashi? 3 yose pe. Simuraryamye mune. Bose urani muzima. Byumvikana. Namara iminsi 3 yose utabizi wowe. Unarikingirana gute? Ntabikora wigize uko. George, kumazemo iminsi 3 hano? Ese ibintu numva binuka hano nibiki? Niko George. Kahundebera n'ukuri kw'Imana. Kumena amaso. Kahundebera nawe. Urabona umeze ute koko? Umuntu w'umugabo. Urambwira ko n'ubuzima koko? George siwe mbaza. Byose ibintu wigira nibiki? Ukanguka musenzi. Nyamara nakubwiye wanga kunyumva wa mugabo. Iyi ni ingaruka y'ibi bintu wagiye mu by'umuziki bitamaye agaciro. Gusa urambwira ubu n'ubuzima koko? Ngaho nawe mbwira. Je ntabwo nagusiga umeze gutya. Aho uzi ko ushobora no gupfira muri iyi nzu mu bintu by'ubugoryi gusa. Ahubwo se urabasha no kugenda? Mane none urizeye ko ibintu nakubiye kuva ku ntangiriro ko kira cyari igitekerezo kibi? George. Kumena umutwe n'iso nama zawe. Wafashe umutwe tukagenda hano. Okay. Uko bishaka. Azanga.
ndabona ibintu bimeze neza tu. Nta kibazo. Thank you. Merci. Ega manu warupfuye. Bimeze nabi. Brian rero. Umva mubwire. Ibintu by'imiziki byo kuririmba by'amarushanwa. Ubugorye nagiyemo nge mbivuyemo. Boss niba ashaka gutabara ikigo cye abyikorera wenyine. Byo biramureba. George. Aya. Aho ngaho ntago twabyemeranye. Happy kabisa. Oya nge bivuyemo. Umva mu mwanya muto yari ibintu ngiye kureba ndahita ngara. Mwanya muto. Nushaka gukoresha umwanya munini birakureba. Ntabwo tinda wangu. Cyangwa nuko mfite amahoro yanjye nta kibazo. Mzanira kandi wana. Brian, ndagushimiye na mugenzi wawe. Namwe akazi katoroshye. Twagomba kubikora nyine. Hako rero Amanda ntago mfite umwanya uhagije hano. Wankorera ka gasheke ndene ibindi tuzabivugana ubutaha. Ntugatwara abagore hutuhute. Urumva? Hako ntunyumve nabi ntago nashaka gutwara huti. Urumva mugenzi wanjye afite ibibazo byinshi. Tandukanye n'umugore we. Kandi nta yindi nshuti ya hafi afite. Ngo bagira ngo mwitayeho. Mwitayeho nyine. Nta wundi muntu afite uretse njyewe. Atari wowe watumye atandukana n'umugore we. Ako njye nta n'ikintu bimbwiye. Kwako njyewe wenda amana pasi. Ko njyewe ngo ubundi umugore wigenga. Urumva? Ibya pasi by'umuntu yabikora ariko rero ndumva wakora ko gasheke nyine ibindi tuzabitiringa nyine. Koze. Kaweza kujehema. Asante sana. Ni wiyongeye se? Niyongeye wangu nafite inyota yewe bimeze nabi kabisa. Nyamara warupfuye wa muswa. Sana. Hako baburira tugende turareba n'ahandi tunywa kandi nta kibazo. Sana uvuye bigenze bite ko wavuye hano uri muzima ukabugarukanya amahane? George mfite gahunda yihutirwa. Tugende turareba n'ahandi tukanywa ntago ari hano honyine. Ahubwo twagiye. Sawa se, naribi. George. Wowe hano uje gukora icyanga. Mwe nawe ntacyo tugipfana subira ugenda. Uri umusazi George. Nyumva. Urabita inshuti yawe Brian. Imana gukinisha cyane. Ko nasone ufite. Urifata ukaza mu rugo rwanjye. Ukanyita umusazi ngewe. Hakuze kumeze nka mukuru wawe wana? Ibintu yakoreye mama wanjye hano imbere y'amaso yanjye biteye agahinda. Uri kunyumva? Ibintu byo kwivanga mu buzima bwanjye n'ubwa Brian. Na makosa yo gukora ushobora kuzicuza mu buzima bwawe. George uzi ko umujinya umaze kukugira impumyi. Ibyo se nambishakira iki? Najya nkumenyeshe ko ndakwangana nabi n'Imana irabizi. Ibyo se nambishaka iki? Ibi byose ndi gukora ndabikorera Leya mwishiko wanjye. Inshuti yawe nabonye umudamu amuha amafaranga kugira ngo awukure mu marushanwa. Yamusinye sheke kandi ubusa amuhamagara Amanda. Sinshidikanya ko muziranye. Amanda? Ariko kandi umukobwa wari isutwa. Kuki ivanga muri takureba? Amanda. Gusa Amanda si umugore wa boss ndabiyoba. None. Ushatse kuvuga ko umugore nabonye ku maduka ari umugore wa boss wawe? None. Nihe mpamvu yatuma yishyura inshuti yawe kugira ngo asebye ikigo cy'umugabo we? Mbega ubusazi. Ubwo se uri gutangara? Waza tukabiganiraho. Oya George. Urakoze. Bye.
nushaka ugende. Undi hari icyo wamaga. Mama, tuzasura mu rugo ryari? Ndabizi Shady. Hano sinakunda. Ndakunda ariko si cyane no mu rugo. Lydia. Kwino ugomba kujya kureba biriya bintu. Yes. Yes. George, ufite imyaka 33, nkaba mu kigo gikoranye n'ubwishingizi. Mama, kubera iki uri kurira? Shady, ntabwo ndimo ndarira. Rimwe na rimwe umuntu yishimye amarira abunga mu maso. Okay, George, watubwira igihe umaze uririmba? Urakoze nyagasani. Uranejeje mwana wanjye. Nari mbizi ko umunsi umwe uzavamo umuntu w'umugabo. Kazavamo umuntu ukomeye. Niki? Ntabwo unejejwe n'umwana wacu udesheje ishema. Gusa niba waramushyigikiye ngo azabe umuhanzi. Ngo iki? Ntamushyigikira se. Naramushyigikiraga buri gihe kandi naranamusengeraga. Kararyamire. Ndabizi imanza zawe ziratangiye ijoro ry'ibisa. Kuko Imana ariyo yabikoze. Yamaye kuwo ishimira. Niyonyesha kuba ndiho. Reka ngushime